se kwi ya frite ejo wakoresheje n'iyenge ko nayibuze Sena guti ikunani gira hirya nawe siko wuzuye ahantu hose aho ujya umenya yuko wiyenza nakwiyenza mbonye ukuboko reba ko iyi ngiyi ukuntu umeze nk'umukecuru washaje kwambaye neza se ugiye kujya ashaka kujya kwikoza mu mujyi gato bareba ibyo ari byo wahise se nkazaguherekeza ejo ntakoze nabona reka gahunda mfite nawe ukora izawe nshaka no kureba ukuntu najya kureba wa mudamu ujya usuka aho ndumva yaza akansanga hano nicyo se kiraba kikujyanye mu mujyi nshaka kugenda ndebe ambwira ibyo nasuka kuko nyine ahubwo mbwira nta ide wampa ushaka y'ibyo gusuka suka amarasita y'inyawu aya niyo agira vuba kandi usigaye urambirwa vuba nindambirwa tuzakora ntuze season 2 Wiki wigeze idolari ukabura burundu usigaye urabahehema yewe kabura se nta kundi iryo josi ryawe ririmo imitabo rero umva mvana ayo magambo yawe ubu se tuvuge ko igihe gishize byibuze utigeze unatekereza no kuza no kundeba none ngo wari unkumbuye ngo wirumye ngo ugire gute namenye ibyawe kuva mama niyo yari yagaruka ntunyikoza ntugira ute ibyawe ndabizi nitukajya duhura ahangaha ngo unyereke ko wari unkumbuye wari unkeneye kandi ndabizi uba wishakira kiriya gikecuru oya da ariko reka nkubwize ukuri mpamo y'Imana uriya mama niyori si ubukoko ubu urukundeba ukareba ukuntu ungana uku nkwiranye n'uriya mugore ni mpamo y'Imana ni weho nkundaga kuva yaza se kutigeze wongera kunyikoza oya mbo nabaga mu kazi kenshi akabigenda agiye mu mahugurwa no mu nama y'abagaga n'ubu baranantoye nabo ni perezida w'abakungu inaha ubwo rero byose bikivanga imitekano icyo ukoze wenda ubuyobozi bwo numvaga amahezo nzasezera biramvangavangaga nawe ntabwo ariyo mpamvu impamo y'Imana ihoho pucuri akabebe ndabizi ntabwo ukinkunda oya ndagukundaga n'impamo ubwo si nk'ubu ngubu twatambikana tukajana iwanje tukaba turimenera habiri turiganira waba untunguye waba umfatiranye hari ahantu naringiye hano hepfo ugiye he hari ahantu Valence yaguze ishyamba ngiye kujyayo kureba niba Valence wuhe Valence wuhe musaza wanjye se ntabwo umuzi yari guza hagana he yari guze hari hepfo muri Mana rero niho ndi kujya kandi shamba ushaka kurigura ngiye kujya guhura nawe ndebe hari hirya mu bihumyo ucitse ubwonko mu manga ukazamukira mu migina yego hari ahantu habaga igitari cyiza habaga ubutaka bwiza bwororaga intusi urumva ko tujyanye waba uri gushaka ntiwaburayo n'ikigoroba humura ntatwatindana oya ahubwo wowe reka njyeyo nimba yo ndaza kuza kukureba nimugoroba korodi ntabwo umbesha ntabwo nkubeshya ndaza ariko nutisubiraho ayowe bizatuma nishakira abandi bagabo nta kibazo bwiza budashirira nta kibazo nzashaka abandi bagabo oya ndagutegereje ubwo uraje umva se umva rero ibintu bimaze iminsi birimo birancanga papa kuva namubwira ko ntwite ngo yararwaye arwaye umutwe umeze nabi ku buryo no kujya ku kazi ntabwo bigikunda yarwaye umutwe ahubwo ese kuko wamubwiye ngo uratwite ko namubwiye ko ntwite kuva icyo gihe ngo ntabwo arajya ku kazi sinzi ukwezi se ntigushize ubimubwiye ngiye nk'ibyo byose ntabyo narinze kagahungu niko kambwiye ngo papa ngo amaze igihe nyine ntabwo uzi ko ari utanga amakuru se ariko na papa nawe nyine yambwiye ati yumva atameze neza kuva cyagiye ati kuva igihe uheruka aha ngaha numva nta kigenda ariko nawe nk'umuntu mukuru uhita ubyumva
umuntu washaka kuntandukanya na sheri wanjye akumva noneho bigeze ku yindi level byabaye nyine ibindi bintu. tukoze kwi papa waragukunda sinda nimba ari ukuri kimwe niba uziko ngewe papa niyo banerinda nta n'ikintu byabimubwiye sindi umuntu mukuru mbabwiye so hari igihe nawe papa ntekereza umuntu ungana nkawe araguhangayikira kugera n'aho arwara kujya mu kazi bikamunanira. hari igihe ntekereza papa nkumva mugiriye impuhwe ariko nanone nakivuga ko atari kuma support y'ibyo nkeneye mu buzima nkumva wapi nkumva ntabwo byakunda rwose ntabwo byakunda. Nise ko utagiye kumureba twaravuganye mbwira ko ngomba kuza kumureba none ko nanjye mumenye ejo ariko wenda mvuye hariya kare nacayo ngo murebe nkareba uko ameze hasi numva ukuntu umutwe akunda akazi ku buryo yamara igihe kingana nyasi numva ukuntu umutwe ushobora gutuma umuntu atajya mu kazi. umutwe urababaza inshuti yanjye niba utari umutwe uzi ko umutwe ukurya ukagira ngo ugiye gusara. tuzagenda tumutore tujye kumuvuza ikibazo cye ntava ku izima ntabwo yakemera ko tujya kumuvuza. ese ubundi kuva wamubwira ko utwite nta kindi kintu ntabwo yigeze akubwira ati byibuze nubwo bimbangamiye mukomeze gahunda zanyu gusa bigaragara ko yababaye gusa nyine nta kundi byagenda neza ko nta yindi solution ufite ngo ndazakora ko nasimbuka nkamureba nyine. nyese ubwo amaherezo azaba yayo amaherezo se ubona kubona yayo ko nyine bizagenda uko byakabaye siko ntacyo ufite nabikoraho. abandi bagabo kenze ushatse umuntu utari uwo mwuga umudugudu yarara muri gereza nkamuyimana wahita umufungisha. ego kumbese ko munyitiranyaga ko ari uko abaturage benshi bamwe mboroheraga bose nabishatse umudugudu gwararamo. niba wamufungisha rero urankunda ni nkamuyimana ariko ntuzasubire kwa cya gikecuru agahuyu kacu kandi agira agahuyu sibyo ndaza kukureba nimugoroba. oya ariko winyegamaho ntacyo nta kibazo rwose uhita ubanguke se ndasanga wamishiye agakiza. ushaka iki genda ndabigenza uko nshaka genda ndakora ibyo nshaka n'impamo ubanguke rero sibyo kinguweho nyine ubanguke